cyari hafi nacyo sheri ngende ubaha ariko umuntu atari niba wubaha rero tetwa niba wubaha tetwa nawe sheri tetwa wenyine ujye sange nyoko niba uri n'ikinyendaro bamukurangira umusange rero ndamusanga yego n'ikibazo cyawe hano umva sheri gatema mugeza pause pause what mwe muretse mwana shanje ibintu kandi umwe wagiye kuvuga amane njye nicyo nkundira abantu kimu buretse nimuvuze nabi ngo musore kimu reka dute byari byarangiye nyine buretse barumva rataka batashaka kubizura oya nta byo kuzura hano mega byarangiye niba byari byarangiye gusa akamubwira sibyo nta muntu batarambira iyo nyama bazama bado ni cicika bagenda kumanura mega umva mubwire mumbabarire mvuge nigendere yaba ari umufupa wawushyira mu isombe umwiyorere undi mwana kuko nta mwambabarire nkavuga bagende bose batumaneho ngewe ndahari wowe ntungireho ikibazo amwe muretse Gloria yavuge Rakibu Gateba ahita avuga ngewe ndahari uko mwiyongeranya ndahari Gloria naretse tukabaha umwanya kubivugiramo mwese sibyo mega umva nkubwire iriya live wari uhari ibyabaye warabibonye right it wasn't good reka nkubwire nta muntu hano nta muntu ubuziranye n'undi kuza ugafata tuvuge niba n'uwo mutipe yarabikoze ni ibyanyu nta muntu wari ukeneye kumenya life yanyu iri aside kwizana kuri live y'abantu utanazi ntabwo twari tukuzi nta muntu n'umwe wari uzi Kim Gatema right arabizana arabizamura bigera naho bigera mu rundi rwego nyine hari rukwiriye kuba rwaragezemo right mfite ikibazo buretse live nari ngiriho umva se mwe muretse mana tuzo mwege mu kugira mu bantu mana icyo kibazo cyane nta nubwo mushaka abantu bakiyunga ahubwo mushaka kugumya gusapotinga amatiku bari gusapotinga amatiku mana umva mbabwire ikibazo ngiye mfite ceceke birangira ikibazo kiri hano sibyo byatewe undi kuba ubivuze ngo aragenda arongera bisubira utagira ngo mbaze uretse nyine gato aba ari kumushinja mwese ngiye mvugana namwe ntabwo ugiye kubihisha mufite proof ko ibyo bintu byabayeho ese iyo proof mwagira gutya mukayituzanira kugira ngo n'uri gushinjwa nawe abyumve kuko nicyo kibazo nose wajya gufata screen record muri live y'abandi bari kukuvuga ni urugero bifite uwayihostinze mega reka nkubwire ikintu kimwe sibyo biriya ngende kuvuga ibyabaye impari right ibindi byo ko baragiye ku yindi live nabyo nibyaje bikadusanga uri kumva nk'abantu babyumvishe bari ibyari byatangiye twaraje twumva n'ibindi ngo byagiye ahandi right kandi proof ihari nuko umutipe yagiye gute yabibwiye umva umutipe nyine hama iyo niyo proof yanjye bari mubwiye ati ko ikindi kumva ku ma live ibiki n'ibiki umva mega mva nkubwiye ikintu ngiye kinzanye ahangaha je sinsapotinga abantu batukana sinsapotinga umukobwa udasupporting undi kuza ugasenya umukobwa mugenzi wawe ngo umutipe wawe ngo baramusharinga that's not a good thing ntabwo twe tubizi niba nabikora ni ibintu bisanzwe kuba yagusharinga n'abandi bantu ni ibintu bisanzwe urumva kuba wabasharinga ni ibintu bibaho Kigali n'ahandi hose bibaho ariko kuza ukabizana ibiki that wasn't good, that wasn't fair. Ikindi kuza umuntu araje arakubwiye ati mumbabarire munshire hasi ngiye ibaze kuba too much ukahita uza kumutuka ku mama we ukahita uvuga ngo ugende ubwire iyo ndaya yawe man that wasn't good nibyo byatumye abantu banatukana hano and
munyihanganire I'm really sorry natukanye sinjya ntukana genda ubaha ariko ndibona ibintu biteye sesemi kandi ikindi mupa wines afite wine nziza mugende mu mugurire mugira ijoro ryiza ndagiye nayikiri oya gutera Ngema ijambo. reka duhe Kim gatema ijambo nyuma ye najya ni njyewe uri kumva Uwo muhungu muvuze ndamusharinze. Urumva ndamusharinze. Nikita ngiye ko nta kintu yaje ambwira. Erega abakobwa turizi yaza kugira ngo abantu babagire ute akabivuga. Urumva akabivuga kugira ngo ibintu biwenda yumve ko byafashe indi ntera. Ikindi yo live uzana waje akababwira kuri iyo live ngiye nicyo nabasabye muza mumbwira ibindi. Zana uwaje uwababwiye nkuko mutari muhari kuri live uwabazana ibyo ngibyo ko ngewe nicaye kuri live ngo nkabigarura. Urumva simba nanjye simunzi. Urumva ariko guhimba ntago ari byiza. Ngenda musharinze nta nkundira arazi. Sibyo nta nkundira aze. Rata nagukunda sari buze. Nta nkundira aze abivuge ukuntu nyine kuko nawe singuciye mu ijambo sibyo umbabarire nakubwiye reka nkubwire nakubwiye nabi sibyo nawe ugire uvuge sinakuvuga usharinga umuhungu se biramara iki njye sinkunda amazimwe rega sinkunda amazimwe niho nandukaniyeho namwe njye mvuga ikintu nyihagazeho n'amazimwe agacika mwashatse ko ibintu bijya ku yindi ntera ntutari ubizi nazi none njyewe yerekane aho namubwiye ibyo njye sinkunda amazimwe kandi n'iyo live muri kuvuga haze uwaje akabibabwira nawe ubwo aradusobanurira iyo live iyo twari biriho aradusobanura n'abari bariho ibintu ubwo niba mushaka ko bikemuka muri ubwo buryo nta bundi buryo bikemukamo Mega watsinga akabazo ndetse mega akabazo kamwe konyine njye mfite yewe kino kirego ngiye umucamanza ibi bintu reka nkwereke bifate ubihe Kim ubihe na nyirabyo hanyuma abandi bose babivemo right kuko buri wese afite side yiwe buri wese afite ibyo ari kuvuga buri wese afite n'ibindi you think yuko kuba waraje hariya hejuru niyo utawarabisubiyemo do you think ko kuba waraje hariya hejuru ukabivuga biriya wavuze gusangira n'umuhungu akomanje reka dukoresha ubwenge mane tureke kuba ibikurikira ariko mwaretse kukugira Kim njye ikibazo it's yes or no nyine ako ntabwo uri kunyumva uri guhita unshira mu ijambo uri kubaza ngo niba naravuze ngo ngibyo gusangira yaramushatse ziba thank you itonde ariko do you think ari amakosa wakoze ko warabivuze hariya muri lafaranga it's a yes or no nta kosa ririmo kuko kukubwira yuko umuhungu musangi muri benshi gusangira n'ibintu bisanzwe ibyo si ikosa guys bikwiriye man ntabwo byarabimwibwiriye ku giti cye si yabyumvishije ahandi niba ari kuvuga ari kosa n'ahantu kuyungira nta kosa rihari n'uwo muhungu mwavuze namusharinze nabyemera azi nawe abivuge niba abizi mega ibaze kuza utazi abantu ukazamuka utazi abantu warangiza ngo ngumva ngo ufite ngo gusharinga n'abandi bantu naba mbimenye ko babimbwira ubutangana mu bwato ujye wikingira yikingira kuri gisura mu wari umurabo wari umbajije ngo ngiye babimbwiye yabagize neza mbonye nyuma ayo makuru mega Kim ntiyaje akabanza kwandika muri comments ndabizi ngo Sasha ngo do you know this person yes ngo he's my ex muzamure oya ngo he is my ex ngo I still love him njyewe ndavuga nti ariko naravuze ngo ndacyamukunda yewe Imana yo mu ijuru mega ntabwo ari uhari iyi Imana yo mu ijuru wa mukobwa ndayitinye njye nasomye comments ngo ninajye kwamuriye umukashi nawe nakubona aga screenshot ngo ndacyamukunda reka nkwereke imfura njye si umuntu ukunda amagambo sibyo ibyo by'amasuku ngiye rero kamabwiza ukuri ukuntu uri kunta nanjye sinifuza no kumenya umuntu kimba n'itarabaye nese we Kim ngaho nawe kwanga ikosa kukura man Emery kosa waranditse muri comment ikintu umva so we crash accept
ndetse Ntabwo ari wowe wari uri kuri live wenyine. uramutse uri sheri wanjye urukumva nkajya live iriho abantu 10 na bangahe, hanyuma haje umuntu aravuze ati sheri wawe ndamuzi ngo ni ex wanjye, hanyuma narazamutse mvuga ngo iki nese urukumva ibyo bintu byaho ari byo. narazamutse nyine mvuga iki ndavuga oya warazamutse ndavuga oya ntabwo ari byo uvuga amasa ya mama w'uwo mutipe ngo nabari umuntu abisi I don't know things like those urumva na KD yarahari njye nibazaga ko ninkuzamura urumva njye numvaga mu mutwe ninkuzamura uri mu bwe Sasha tujye inbox hari ikintu nshaka kukubwira kumbe mwamenyeye yuko muza mumugira ibiki umva rero akambabwire mwa bakobwa reka nababwiza ukuri iyo yanyu ni kamubwire nta kosa ushaka kutwereka icyo gisore kuki utamutwaye inbox umva Megan nta kosa yakoze ni twe dufite amakosa mutubabarire twakubwiye muza mukanahimba mugahimba n'ibitarabaye yego twaguhimbiye ni ukuri kw'Imana tubabarire twaguhimbiye Kimo bwetse wowe ikintu utari kumva wowe ushobora kuba urumva ko wabivuze nta kosa ririmo ariko bo ku bwawe ikosa ririmo ikosa ubwo nyine barigumane ku giti cyabo nase kugitumva ukuntu yakubwira ko none se nge ikosa igute ngewe ikosa nyine atari ryanjye ukumva ko wanyumvisha ikosa ritari ryanjye utamutwaye inbox ukamubwira inbox uwo muco mwanza ari diamond plus uwo muco mwanza ari diamond plus kabisa utamutwaye inbox ni diamond plus mubwire ako mwajye muri wese kuki atanwaye inbox oui umva ko nawe musebereje okay rero hamwe tubize hamwe wakinnye na wrong distance umva mubwire ugenda bishoboye abo nibo mba nyeneye umva Megan niboneye umutare timu yanyu mwansanga ndi ngenye nta timu dufite hano mutari injajwa nta Megan mbanyuringe Kim hanyuma nkubwire oya nayutinga namyutinze okay hano hari umuntu joinze witwa gutyo mani shema mva nkubwire Megan ikintu nabwira Kim okay njyewe Megan urabizi nkunda gutukana bamwe muri hano abantu mwumvishije n'abaye rude I'm not that person mu mabare gusikira kwibwirira agatema sinkuzi ntabwo uzagende baguhe n'ubwenge cause you need something like seven a lot mega muting uri mwiza njye sinagusebya uri mwiza Kim uri mwiza pe kuba uri mwiza uri mwiza urumva taya bishaka n'aba benshi get some sense respect man umukobwa utiyubaha nta kintu babivuze kuba waba uri hehe waho uri hose udafite discipline udafite n'ubwenge nta kintu bimara get some sense ugira ubwenge unubahe n'abantu utazi ubahane bizagufasha cause urasatse bye uretse kugenda ahantu hatari abantu utirukanka kigaragaza yuko nibyo nyine wari uri kuvuga nawe ubwawe utari namwe hari abaje minuza urumva oya Megan nabonye ibyarimo urumva ubwiza mfite ni ubwanjye ubwenge ntabwo man ngiye nawe ndakwiyamye man ngiye ibyo ndimo sisi live yanjye man Megan ni yawe ndabyumva byose ni ikima ubuzanje n'ubwanjye asigaye nagiye acungana ngiye hari umuntu azanye hano umuntu nabwiye ngo training live yanjye waretse nkasubiza Mega just stop ngire Mega waretse asubiza niba ikibazo ari ubwiza bwaze muheho hanyuma akoresha ubwo bwenge afite ubwenge nta bwiza afite ni igikomere cy'ubuzima sinye wakimuteye kubona ufite ubwo bwenge nawe urihandagaje ngo uri mwiza byabibonye ibyavuze Gayusi kuba afite ubwenge adafite ubwiza ni igikomere yagize ni igikomere cyanjye rero yihangana akoresha ubwenge bw'inkoresha byanjye agerageza nzamurye neza
buriya ndarakuvyuma muri komite mbonye umukiriya mureke umukiriya abanze yandike tuzumvike oya nawe rero se twe turi mu matiko umukiriya ubuze nagoye mwavuganira ku ruhande mwandikire muri message live du supporting abapawani kibonera ibiciro no si bibimaze iki nta n'amafaranga ari kutwinjiza kuzo kumva ngunguri mwiza hata abapawani kore hata commercial break reka ngushyiremo nimero unyandikire ubwo buriya ni bwa bukobwa baba bushaka abantu babuvuge babujyurute haracyaba abantu bakivuga ibintu umuntu kamera gusobekana ikindi ntimukamare gupfukana ngo mwexcuse ngo njye nsanzwe ndi umwana mwiza kandi tuba twabumvise orumeka goldi orumeka yewe wahernye mu bakwe niba ari n'ugutaha mu maguru yakumenya ngaho ikigaruka turashize none good life we Sharon good life gataha mu maguru kandi niba ugira ikibazo mbaza uwari ufite ijambo wamubonye ntacyo wamubajije ariko nyine ngo ijambo sinindori ntabwo njya nukana inyama za zigira abana beza zinagiye ariko se umupaweri atangiye siripure oya Axel don't do me this ware wese utudanya mecha Kimu naye nago wakoda ari online kuri agumana inyama vuba ndakubujije agumana ibanu kimane ubwo umva ngiye nta muntu nigira n'abantu bakaguha inyama mushaka mwicane aro data cyangwa aro mama bambarize rata mega bambarize nashaka bamara ngiye oya mani reka mubwire haba abakobwa umuntu agahimba ibintu wenda byamubabaza ku giti cye ariko ntabwo bimuha uburenganzira bwo guhimba n'ababwo simba nyine mwagenda agahuriza famiye yose ngiye murasanga ariko mani reka mbabwire nanone nuko muri kuvugira nakoreka nceceka oya twabagisha bubivuyemo ibintu byifashe nuko wihagazeho nawe wandi gukosa warakosheje ntago nihagazeho nawe tuvugira abakobwa dukunda kuba tuvugira abagabo bacu neza bavuga yiteze gicanda none niba unavuze neza wacitse kwera iki se unasunika n'ikibazo hari ubwo ngo wenda ni ikireba cyangwa gutya na gutya nganyumvi nabyo yarabishaka namuvuzeho aya niba ari ex wawe nakwivuga nawe none Kimu wigeze ubona agasunu hafi bari mwe muri kwitiranya ibintu umva wowe nkubwire face niyo ndi ndayishaje ndumwuga yego komana yanjye yebaze inyungu nyoko gado musasi kabari ukeneye imiti na serum iyo batari wowe ngo wikene twebwe twarenze rero ogero ibi bitkureba kenge nawe urakomeza usaba imbabazi ubonye aho arayikeneye yewe ndamyeza baby abonye agira atagiye ntabwo nzi gutukana njye n'umukiriya ntabwo ari sabana nukaganira igitsina muzi gore cyane n'ikindi mushaka kuvuga ngaho twamamaze mu bawanze ndera babwiye bana uyu ni uri ufitemo inyungu muri iyi live ibi byo kumva ngiki kagodi umeka gudi mwari mwarayibuze pe guys umuntu twarenga n'umuruka icyo usa none ni ngo ni igitugu mayi ariko